ibitekerezo bimeze nk'ibintu cyambere nkubujije nico ikindi kintu cya kabiri urambwira impamvu wazanye ibintu biti kuri YouTube kandi unambwire ko hari umuti wabikuyemo turangize niki cyatumye uzana ibintu tuzabana sinzi ko wategereye ikiganiro nakoze naragitegeye naza numva gusa umujinya abantu gukubita ikiganiro cyazo gitangira cyo naza mvuga tusi umwana ibyo nkubwiye niki cyatumye uzana kino kibazo hano kuri meri urabona nuko yewe nje nabonye kuvuga ngo impamvu naguhamagaye hano twagiye muri byinshi nabonye ikiganiro cawe ca mbere wakoze nje numva ubwoba cyane kukira umwana mutoya niyo baragize ibibazo ndashaka kwinjiramwo kubwo wenda sindi umusesenguzi gashewe umva ijambo yavuze ngo igihe utekereza kwiyahura kubera ibibazo kukira umwana mutoya ufite abantu bagushamikiyeho kuko ushobora kwemera servo yawe kuyiruga kugeza kuri urwo rwego ndabambuza umunyamakuru kuri barashuka ashobora kuza akavuga ngo ngo nta bintu ngo turi bukore ngo ibiki na biki wigiye turazanye nicaye yewe naguhamagaye ariko nje ikintu ca mbere nibanga kunkoni baza gukubita kuvuga ngo imyaka yawe ingana gutya ntushobora kwemerera ibitekerezo zakurokwa nimba ufite ibibazo genda ushaka abantu bagukore counseling baba kunange mama rukunda hano unyegere neza ukabamurira ibintu nemera counseling jana izo ngo counseling ni ibinini bashobora kuguha nyirukana counseling ni kuntuzi kuko kugurana je namaze kubona kira kigano ndavuga ate sura mugore no kurehe nimero ziwe kuko gasimpuzi dutuye ahantu hamwe ndavuga ate no nimero zura mwana wa mwana kiriya kintu kitambere ngubulike wa mwana umurikira nk'incuro umwana nukuvuga ngo imara kubona kiriya kigano navuze se uyu mwana bamuruze gatete ucecetse none se nyafura numvishe kuri live ivuga ngo ikibazo cyo mu ikanisa kurumva none se harabura iki ngo ubabarigwe ko muri kino kinyejana mutari mu kuryama ugasanga yapfuye ntabwo ufite my friend ubwo mfite se ko uko ngo kuba baguhagarika mu ikanisa ntabwo ufite Hello guys, mumeze bo turaho tumeze neza turashima Imana ndabasuje mwese muhereye ku migabane itandukanye ngo amahoro y'Imana bane namwe ndabashimira mudahwema gukora subscribe like share ndetse na comment Imana ibaheze umugisha rero funguye ino video yawe aribwo bwa mbere mbonye kuri screen zawe ndi wa mugore wakunzwe n'abantu benshi biraso byiza kibasumba nuko navye ngo buri wese nikibasumba mu wiwe nuko nkaba nitwa Dibuara ambye uzanivuga ngo Tony ngo ibintu zamutoni wase zabaye tombe kaba nitwa Tony Gentille nka umukobwa w'abagunga umwishwa y'abasita mukazana wabongera ndi umumama ufite abana babiri umukobwa n'umuhungu nkagara n'umutware ibirenze kuri ibyo reka Yesu munjuru aduhana umugisha ndabasuje mwese mbere ko nakiri mutumirwa ikizungereza tutatubona hano imbere nuko mbere yuko mwakira reka nshimire inshuti zanje mudahwema kungaragariza urukundo abantu mumbwira ko nkora ibiganiro byanyu mfite morale Imana ibahe umugisha byose tubikesha Yesu mu ijuru ndabasuje mwe mutuye muri Amerika mbamagaye kangahe Amerika unyine murankunze ku rwego rwo hejuru mayo wanje nuko Amerika murankunze ariko barakamaze ndeke bazi nyakira umutumirwa kugira ngo nza kuvuga ibindi nyuma yo kumutumirwa wacu aza kutwibwira ako murabona ndi kumwe hano n'umutumirwa ko turabona umukobwa mwiza tutuzwe nimba umukobwa nimba umugore ko turabona gusa ari mwiza ibindi turaza kubimenya nyuma nibwo bwa mbere twikiranya hano kuri Rukunda TV show ariko sibwo bwa mbere araza kwivuga sibwo bwa mbere wenda kuboneka kuri imihanda rero reka mwakire uraho neza maye ngahibwira abakunzi ba Rukunda TV show murakoze cyane nanje ariko nditonze gasinzi niba banyumva singerageje nkijya gerageza cyangwa mugihe cyane se ntigabura ku mazina banyita Nyafura Hanze ndumwega umwishwa w'abatwari ndumumama uburekeye ndumumama w'abana bane
kandi nashima Imana ku bwabo ku izina ryanje ubu nyine banziho bakunda kunyita ni Nyina Wamadu. Ubu Nyina Wamadu koko se turaza kubimenya imbere mu kiganiro. Nuko guys muramwumvishije bamwita Nyafura Hanze ngo ni umubyeyi ufite abana 4. Imana ishimwe yaguhaye abana mama kuko hariho benshi hano bari ku musozi wo kubura urubyaro. Narivuze ngo ndabashimiye inshuti zanjye mudama kunkurikirana ndasuhuza abantu bari Amerika alo ako ni nkaho ufite ifaranga ariko udafite ifaranga. Ndasuhuza abanyamerika muri Amerika nahabonye inshuti mureke mbe kubasuhuza mu ncamake. Ndasuhuza umujyanama wanje uri muri Amerika no kuvuga ngo hari umuntu uje wundi wampamagaye Nyafura yamambwira ngo mbabarira nzakubera umujyanama. Urumva turamusoje njewe ko ndabisuhuje banzo tuze maze mvuge umuntu avuga abanyamerika abandi bazaceceka. Maye wanje hari umuntu wampamagaye muri Amerika ngo mbaye umujyanama wawe kandi ngamaragira n'ukuntu none ko titwaje wambwira ngo ntafaranga ufite wewe iyo nisiye kandi agira n'ukuntu umujyanama wanje waravuze ngo simwe kuvuga mu izina ndagusuhuje ndashimira undi mubyeyi nawe ngo wabaye ngo sister wanje nawe muri Amerika yamambwira ngo mbaye umuvandimwe wawe des aujourd'hui cyosone ndabyumva bivuga gute warize no munsi wabwo warase ariko ni nkaho utabivuze neza nuko wakaza des aujourd'hui nuko ndasuhuza undi sister wanje uri Uganda nawe yarambwiye ati mbabara nkubere sister wawe ndagukunda ndasuhuza undi uri Australia nawe yarambwiye ati mama we bambujije amashi wowe kuzuyakoma uku naje bazana sakuza none twifata ngakomite. Ndasuhuza undi muntu wambwiye nkunda muri Australia ndabasuhuje no kuvuga aba diaspora n'abafite amavuta. Nuko ndasuhuza abari Kenya abari mu Rwanda Canada ariko Canada muri Canada ko ndabona tapi mwabaye tombe Canada ni mwamuwe Canada abantu mukunda mwa muri Canada nukuvuga ngo umubyeyi muri Amerika tarakwiyegerezaga nzavugaga menshi kandi wanyiyegere oya ariko ndanaririmbaga yo ndebye utarangaburira utaranga ntabwo tugabura wewe uko hano haba hari akameza hariho Nyina Wamadu arakoze Nyina Wamadu kawe ukugana n'umunyamerika ari umuntu wambwiye mumbwira ati mama we nawe uzi nimero zawe ndababara kubona mbonye nimero zawe ndaruhutse timbabara imbere inshuti akaje kubwira umuntu wo Amerika bakwira mu bere inshuti njewe mbere kamaze ngo utaraja kure nakaza nsanga nk'inimero yo muri Amerika yambuza ngasha kavuga ati mana uko uyu muntu acika ubushize uwo muntu wo muri Amerika ngombe kumbere umujyanama yamampamagara ngo amaye nk'isegonda mwarakupa naje namuhamagara amara twatwitana mwana ngo se mumbonye wambuza ndewe simbonye wambuza ariko bana akikubuza telefone woyiterera nkari sinziza sanana nyigufashe ma nuko mfashe umushitsi bazamwakire yewe umuntu yamubwira ngo nabonye rero wambuza naje ati niwe wambuza n'abatuku n'Imana yaduhuje azaga no fugira kontu no muri Australia no yamubwira ati nyabuzi nimero zawe yaga ifaranga n'uburozi nakakagwara ibyo bintu bizabe tibavuga amagambo y'ame uvuga ngo nangahe ariko no muri Australia nawe yamukuvuga ngo kera abanyamerika abanyaustralia aho hari n'ahandi ndashaka kuvuga ariko nzobivuga keraga no maye wanje reka ndagutera kwifuza reka ibyifuza ndifuza kabiri yeme inshuti zanje zose nguhereye none barantunganye ako ndizera ko hano nimba gutwara nawe urakura inshuti abantu mukunda anje muze kumbwira mu nyandikire aya nta Nyina Wamadu ubushize Dibuwa yambwiye ngo nze kumushingira hano none kasinze ko arakoga bamugubanyije navuze ngo ese nyogumanya niriki kandi naryumviye kwa papa reje je kugumanya nagize abantu kuzinga kuvuga ngo nihagira umuntu ngwagira umuntu kugubanya se ndubizi kugubanya no gukunja ibintu ngo ari ibiganiro bakoze ikambigusobanurira wavuga ngo debut ngo mukugubanya ngo diaspora
urumva bakagabanya ba diaspora no kuvuga ngo natwe Dibuara avuze ngo wade umukobwa umugubanya kumugubanya niko kumufatiranya no kuvuga ngo nawe niyagira abakugubanya no kuri namahoranya gasane. By the way ndashimira abantu bose ngo mudame kunkurikirana mwamuza muvugangira ibyishimo nyafura sinabuzwa nangira ibyishimo gusa warantunguye sinarize ko ari ukunarize nguri ikijaga iyo wageze ku bintu z'urufaranga ntazo kingaye ariko kandi mwana uri hafi kugira ukuntu ndimo kubwira abantu ngo nibafashe kuko umuntu utazomfasha ejo bundi ngakora kuri $100 ntago bizogenda neza ibintu bipanze sawa nuko aka cameraman barago nuko yeme nuko none kuko murabona ibyishimo mfite ko n'iby'urufaranga iyo umuntu yabonye ifaranga zamateka iribe nuko none nagira umugisha wo guhura na nyina w'Amadu tutaje kuri nyina w'Amadu nyina w'Amadu mubaye ejo bundi kandi baza kutubwira impamvu wabaye nyina w'Amadu anje uri muntu ki muzima usanzwe ese bibazo kubera ko abanyamakuru mukunda kubibaza uri muntu ndije kubona je gani ko bwa mbere nkubonye ndije nuko mvantera story gusimpuza nyina w'Amadu cyangwa bantu vuga anje tutagera kwa nyina w'Amadu uri muntu ki muzima anje ntabwo ndizi vuga ngo nyafura niryozi nyafura hanje nyafura uri muntu ki muzima busanzwe Njewe ndi umuntu usanzwe umuntu witonze umuntu ukunda guseka ariko uvuga make simbizi ariko nzamuna jewe nzamvuga make ariko bayide uranitonze ko ndagahondijwe abantu babyumva rirumvikana tuwanshize tiwampambiriye hisuma nuko ariko ndativisha tugira studio nziza ko utambwiye yewe ni nziza gusa ine iyi studio nyubakiwe n'aba diaspora iyi studio kwari uzuyica kwari takindo kine iyi studio ni yaje nyine personnel tumubije ko mvuga tasakura nk'inkweto iyi studio ni yakunda personnel naringiye gukura abandi bona bazana baba bakodesheje iyi mix yanje agiye kwigira umukire n'amazi rafaranga ntuzosubira kuzibona wari uzi ko umuntu ufite ifaranga n'izindi zindi nubona urakenye tazo gura ni 10 ariko umuntu uzabona ufite ifaranga ibyo narabibonye ifaranga z'abandi zindi none abantu bose bazaza hano mwese ndabiyegeje hano muri Cam Studio muri studio yanje muzamuza mwese yitwa Cam Studio Kami Patrick gusobagana mama studio yanyu ni inkobwa ingobwa gute ngo Kami si wavuze Kami Kami sasa izina ry'umukobwa wowe uri Kami umuntu utize umuntu ashaka kuba yarize nimugoroba ebaze nuko uri muntu kinyafura ndi umuntu usanzwe simbikubwiye ni umuntu usanzwe nakubwiye ngira amahoro nditonda nkunda gusabana muri make ngira urukundo rwinshi kugwarande nzambana nkaho abahinde barantaye umuhindura uzu abahindura urukundo bagira ngo n'abanyesiraheli bayide ngo bagira urukundo cyangwa ndi umunyesiraheli ngo abanyesiraheli ngo iyo muri mu gihugu iyo muri mu gihugu ngo nk'umunyesiraheli ngo afite nk'iduka ngo mwese abanyesiraheli bose ngo utegana indege ukaja guteza imbere umunyesiraheli mugenzi wawe nketse azakopa hoye si ugukopa yo bakeneye ifaranga zabo ngo zibazunguze nk'ubwabo kuturabanyamurenge hano umunyamurenge acuruza ukamubona tuje ku munyakenya ukamuvuga ngo ifaranga zanje zije ku munyamurenge zikamuzunguka mu twese zisohoka igihugu ibyo nibyo byabuze mu bantu uri umuntu usanzwe gute usanzwe mu buhe buryo uri umuntu simple cyangwa umuntu ukomeye ndakomeye mu rundi rwego ariko nyine ndanoroheje asante aho nyafura muri nyina w'Amadu iryo zina nyina w'Amadu waritekereje gute iryo zina nyina w'Amadu ni izina rikomeye ku buzima bwanje ni nkako nabyita ariko kandi nawe uzubibona wabonye uriya mugabo yagiye kuri profile yanjye umwaka urashize hafi imyaka 2 nigiye kuba ntafite no kuva ijambo ryose yavuze rifite agaciro kuri njewe ijambo ryose yavuze kuvuga umugabo ni ndetse twatumuye data yewe kuko ntabwo umuzi
she no ko rwo bwamenye kubonye sinkuziga ko nza kubona gutya gusa ikibazo ni iryo zina rya Rukundo uzogenda urikureho niba utamuzi oya none se mutumigwara imutumira kakaza mutwe ndi kukubaza nyina Amadu bivuga nyine vuga iryo zina uvuge gati jewe impamvu nyisega nyina Amadu gutya n'uyu muntu amaduka ni menshi nje nagise kubera data uri kumva intwari yanje makanika so ahubwo iwe ni sekuru w'Amadu je ni data none nje nkaba nyina Amadu buga akoshemana bikaba mbese akaba sekuru wayo n'abandi bazabanyira kuri wayo ngaho mbabarira umbwire amagambo agera kuri 5 ntwari yacu yavuze mbabarira umbwire ngo yamukinya muri firigo gusa sinageza sinayageza ariko naravuzaga hano hantuga niko kugatuti uko narahumiwe wari wahaguruka ngo ugiye gushima inza nabafata mikrofone meze ngaye mbwira amagambo ndaye afande ntabwo haba horoshe yavuze ko ngo mu biganza byacu mbese ibiganza byacu biragasaniye sibyo harimo inkota uri kumva izatsemba ikibi kitugwanya uri kumva kandi aravuga ngo hari igihe tuzatera tumeze nk'amadubu kandi ubu nyine turi amadubu ni nako bimeze dufite imbaraga arasubira avuga irindi jambo ryanshimishije aravuga ku bantu birengagiza ubwoko intambara yabiririya uri kumva iri kumara abantu ababyeyi iki ariko kandi ikazarangira iri ikazaduherukira hino twebwe gaturino twinangiye gutaha kandi dutaha arasaba ngo tugomba gupfa tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho iryo jambo kandi ngo tuzatega amajosi twigwaneho tuzatega amajosi mu mutima tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi amatema dutsine ntituzasubira inyuma afande makanika atazajya kutugaya mu gitondo cakare buryo umaze kugenda twigwanyeho minembwe turayifata mu gitondo cakare umaze mu rusengero akamanezerwa ahubwo ko bitazaruga turayifata amaduru muye ijwi gajya urasobaganyije tugomba gupfa kugira ngo ngukore mu maboko twasanze dukora turabizi aho twaharirimbye ko mbaye nabi ngagira ijambo bwawe mana bigiziwe data we izamana ko ubwo bwenge buraruta ese ni Salomo wavuze wasenze Imana aravuga ngo imwongera ubwenge uburenzo bwa Salomo none niko ndi mukubona bigizi agiyerekwa cyane ariko ni ibintu noneho hahandi iyo ageze hahandi ngo uzagira gute babandi mwajanya uzafande gakunzi uzamuduhobere naje hari umuntu bazampobera uzafande makanika reka sindire maji kandi barambujije ngo kuririra kuri aho yari naje bambujije kuririra kuri kamera nanje ndi kuvuga ngo abantu bose barambye ngo makanika azagenda dusuriza abantu nanje agiye kugenda nambwe bazamusurize musaza wanje ayi data we azansurize bienche none oya nturirega nawe ntukaza wishungere tuzatega amajosi ngo bateme tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi amaduru muye turahari korasa muri kamera ni ukuvuga ngo nyafura kera kumukuga ahantu ukoze uranshiganyije ntukatekereze ariko baravuze ngo tugomba gupfa kandi nubona ngo igitambo cy'amaraso kivuye mwanyu uzishime kubera ko
Imana niko izo yaravuze ngo muncungu z'amaraso abantu baririya ibo bamaze kubisobanukirwa ariko tugomba kwicwa n'agahinda tugomba kuvuga ngo mubo Imana yabonye ko bagomba gucungura ubwoko bw'abanyamurenge naje yabonye ko mwacu mwa data agomba kuva mu gitambo kudesha po my brother zahora nkwibuka nuko nyafura ngambwira abagwanashaka batatu uzi babagwanashaka bagwana uzuvuga ngo ababantu kudesha batatu se benshi ngavuga abagwanashaka se n'abasirikare uzubona ngo baza bigwanaho bavuga abagwanashaka abagwanashaka basanzwe okay umuntu wa mbere my president none hatumye navuga n'icyongereza president wa Hanze Kanyiki aye wo umuyobozi banze uvuga abandi basanzwe okay abandi basanzwe basanzwe kubaza no kubayobozi umuntu wa mbere Michel kudesha kundaza ku iyi link ndayimu Michael turagukunda gira ijambo mubwira turagukunda uri umugwanashaka ku mutima mu maraso mu bikogwa mu bwenge none nje hari igihe azavuga nk'ijambo nkicara nk'abaza wari wabona umuntu uvuga nk'ijambo ukabanza ukicara ukaritekereza ukaba iri jambo ryari mu mutwe w'umuntu amani nk'Imana nyine iri mwongoreye kurivuga tumuveho Michael turagusubuje kandi Imana ikomeze igukomeze ukomeze muri uwo murongo urimo undi wa kabiri Adele Kibasumba ese ni Adele kudesha Kibasumba mana we wa mugore we wa umukobwa w'ubwoga uyu mugore niba ari umugore niba ari umukobwa ntago mumuzi nje mugereranya na Esther kurankira mu maga baravuga ngo wanso baravuga ngo wanyibukira Esther uri kumva Esther Michael nawe nkamugereranya nkande ka ese wa mugabo wase wabona Esther yeme Esther agira se wabo aramugira isa undi bari bagiye kubamba dukurikira bivuze ko tugase wa Esther jabirande sorry cyane nagwaye Esther agira se wabo Mordecai urabona Mordecai ni wagiye gukangura Esther aramubwira ati yewe byuka none ni se wabo tiyo musaza we oya ni sawa niko biri akaranya Wamadu no yego akufite ubwenge ubwo buzumbanaga ubwenge bwaruzuye buruzuri bwagije amubwira Adele ndamukunda ivyo birahagije kuba umuntu agukunda abagufana mana nyagasani abakwifuriza ibyiza ndagukunda mama undi mugwanashaka wa gatatu yewe ni benshi hari umugabo nabonye ni umugwanashaka ariko ntazavugwaga cyane umugabo witwa ni umusita yitwa Gasita nyine nuko nimba nyine yitwa Gasita uko n'umusita nuko nyine yitwa uriya mugabo ni umugwanashaka nabonye aho umugabo ashobora kurira atarijijwe n'ibindi bintu arijijwe n'ubwoko ndabizi iki kiganiro nena ntukibona ariko ku bantu bakuzi azakimuha turakubaha turagukunda turanagufana kandi uzakomeze muri uwo murongo niwo tukwifuzamo nyafana naho rugenza Rugenza wambwiyaga batatu rugenza gira ijambo bwe Rugenza kandi nkamwabaye inshuti bikomeye Rugenza gaturavuka muravukana Rugenza ni mugunga nanjye nkamugunga mugunga kabisa abagunga je nzambura aho bari abagunga n'abasama n'abadinstituyene mugunga sokuru wanyu ndagusuhuje my brother nane ndagusuhuje kandi uzaze nyina y'amaduka Rugenza reka mukubwire Rugenza ubaye uvuga gusa ku bintu by'iwacu aho ni gutya ariko ubaye uvuga ibintu bitajanye n'iwacu ndi nyina w'amaduka kandi ikintu ico nagambiriye muri ino minsi naravuze iri zina ngomba kuzarikorera kuzaryubahisha ntazagitwa uri kumva
mbese bikwiriye apana mu magambo no mu bikorwa niba ntaranakoraga kubera iri zina nzahaguruka nkore ibishoboka byose gusa nyine sinogeraga nk'agatsiko kanjega ngo ngenda gakoresha ariko nyine nko mu bintu bijanye n'imisanzu mana no ninzana yabura nzabahamaga mbabwire mu yamenya atange ariko basi aje kwizina rya ufite ubwenge nyafura ninde muyobozi mukuru w'icama ca MRDP harundi sinana namuvuze wakuranca yewe gaye muvuke ikibazo gatimukaza mutuma umuntu avuga nk'abari abagabo mu mazina ibi bizo bintu oya nabayobozi bacu ariko kandi tugomba kuvugira ngo n'abana bacu babamenye ezagira ndigiwe nyambere wabo tubigwara yitwa Dr. Freddy Kanyiki je ngaho ariko uzabona nkiya kandagiye gutya uzaba wumva neza polisi arakomeye umuntu uzabona kino kiganiro ugeze no link kwa Dr. yewe nawe pashije muremo none ndahumye wakobaye gute umuntu uzabona kino kiganiro akaba yandikirana Dr. Freddy Kanyiki azamubwira ngo Doku de chapeau ndagukunda Nukuba ngeye bambwiye ngo batore umuyobozi wa Kongo je no gutanga kabisa. Aho njewe uziko nuko twagiye. Numva no byara abana benshi igira zatoga. Amajwi nyine azumva azagwira. Nyafara nda umuyobozi wa twigwaneho none hoka. Umuyobozi wa twigwaneho. Umuyobozi wabo umuyobozi mukuru nukuvuga ngo doctor ni umuyobozi w'icyamu MLDP. Nde umuyobozi none ho data semata. Yo yewe we afan sokuru we anko ariko umuntu kwifata kandi nk'ubu nyine nsigaye ntekereza gati compa nk'ikindi gitanda kibaye nka kinini kaza nkubitiriye ngakubita niri ariko iwa karara ameze gutya kugira ngo abavyeyi babeho kugira ngo abana babone ico bajya babona uko biga akirirwa yiruka mu misozi asitara ku mabuye no ku biti ata yari umukire kandi zibakumba ibagwanirire nyafura uri twigwaneho nakumvishije ku mutima mu bikorwa ibikorwa ni sinane biraba byinshi ari nkubazi nzabikora gituma utatabaye ko numva kandi iki gituza cyane conaje mu mashini mashini kandi no yambara neza kutabara ndacyari ko ndera ari amadubu mato uri kumva nakura gakura twese nukugendera rimwe umwe reka SMD nanje mashini ganundi afati wonazizi we urarenze nago ndasinzi utwo nyine ahubwo urarenze mama Madu none watekereje gute gufungura YouTube channel mama niki cyagupushinze YouTube channel icyatumye nyifungura niki cyatumye ifungura YouTube okay njewe cyane sinabesha abantu mvugisha kuri YouTube kugira ngo urabona hari igihe umuntu agira ibitekerezo ukabigumana ari ibyawe kandi bya bitekerezo wabibwira undi muntu bikamufasha sirose bikagira ico bimumarira none ibyigumaniye shobora kuguhamagara we nkabikubwira ariko ko abantu badukurikiranye hano hari abantu benshi batanzi ndatunze nimero zabo badatunze zanje batanazi ngo ntekereza iki ari umugabo wambwiye ngo ngo nago ngo twari tuzi ngo ko uvuga ngo kuriye ngo ugira ngo ari amagambo rero nyibyo byose ukazukicara hano icambere kwiteza imbere uri kumva icya kabiri kugira ngo ibitekerezo byawe bisangiza abandi niyo ndari uwo byagirira akamaro nicyo cyatuma utega gufunguye none kuva ufunguye nta mbogamizi urahabonera wowe imbogamizi mana we ngatuke imbogamizi kazinga amaze kubonera kuri imbogamizi nabonye icya mbere biriya bintu ngo byo kuzuza amasaha bintesheje umutwe mana we bintesheje umutwe nizo mbogamizi zonyine ikindi nyine nko kuza gukora ikiganiro kama wicara nawe tukora uri wenyine
ko kwicara ucyo kamutangira ukivugisha amagambo akaruha akagushirana ikiganiro ukavuga se ibintu mvuze abantu barabyumva barabifata suko ibyo byose ni imbogamizi n'ibintu byo kugenda ukora urabona nyine iyo umuntu atari yubaka nyine ngo ube wagira ibintu byawe ku giti cyawe nyine uzi ko nta gihe wowe urabyuka cyangwa se nko mu kanya gato ukamumvugiza igitekerezo ukamubona tukuyonja kugira kamera imba nyinshi zarankama ntangira nkavuga ejo noneho wazarindira undi munsi bya bintu byose byagiye zari zambogamizi aho none kuvuga ugiyeho noneho niziye nyungu wakuye ni icyo wahungukiye okay ikintu nakuye ikintu cya mbere uraguka mu bitekerezo ikintu congeho unguka inshuti nkuko wari ubivuze kuri wari ubivuze ni ukuri hari abantu benshi baguhamagara bakakubwira ati ndagufana turagukunda none nkavuga ati unanje nyine nawe ukamubona hari umumama muri Amerika wampamagaye yarambwiye ngo hari ikiganiro wakoze ako mama uzagurega agakoma ko muri Kongo ko kube nje akaba kagura araza kutubwira ko ndakujije aka ngaka nakambuye umuntu aho none twazanye umujura international maze baramubaza kuri kamera ngo umwenda ngo wambaye ngo wawuguriye ngo yawambuye umukozi wabo niyo tayita no kuba twazanye umujura kuri kudatsinda birarangiye none ubivuga nyine ngo warize nuko nafana n'imvuge ngo ikiganiro nakoze umugore amuhamagara ngo wa mugore we none emi uzonshire nimero nukuri none wega tumfisha ikiganiro uze kucumva nuko baba ngo dushaka nimero zawe ngo tukazi ngo ariko ngo wagudushire nimero ngo ikiganiro nigeze gukora cyakoze nanze hari umuntu wambwiye ngo ikiganiro nigeze gukora iki Hanze hari muri description ndazi ya za nimero zanjye ngo ariko ngo amafaranga uhombye yes we ayo babamba nakubujije nuko uno muntu yambwira ngo nishure moto ngo nta faranga mfite agaproje mfite imishinga gakabwa uza kwico nawe uza uzomba imishinga mfite yewe namaze gutera iriya ntabwo gutera iri nukuvuga ngo uwo muntu yarampamagara arambwira ati nabuze nimero zawe ndababara ari ikiganiro wakoze wagira abandi bagore bagenzi bawe inama ndashira ngazavuga ati ariko uku hari umunsi uzabona n'umumama none tuhurira ku rubuga rwa Elizabeth hama ni wowe uku ni wowe mbabari umwanya kuvuno munsi mbabari ngi muvandimwe wawe urumva umuntu kumva ku rwego ndinde se nitwa nde ndasagute ariko uzi umuntu ngukunda akagukunda ari mukumamagara akamamagara ngo nabawetse nguriki ngo amagara aje ikintu giza kinangaza nk'abantu bo hanze kunda kubituta onjewe cyane kubera ko ni umuntu ufite icagwawe udafite icyo wowe uri kumva nuko wetu uyu muntu kugira ngo azumva kwandi ku mutima wamuhiki wamukorera iki ugasanga narumye sinari mbizi ko ibyo bintu byoba uzamugabira umwana aje kumurerera yewe reka ariko ntunangiye kuvuga naravuze ngo ngo yarambwiye ngo amaze imyaka 3 adafite umwana akavuga ati yaba byoshoboka ngo basi nkohereze gumwe basi uzukaje umwana wanje uriya rukunda yaza mwamugara kuri telefone akazamaje uzamutura yandirimba ivuga ngo nireba mu nda y'ingumba ariko nireba mu nda y'ingumba niwe uwo niyo nira oya babeshi nyafura bazavuga ngo niwe siwe nireba y'ingumba akahorisha ndarikomeye niwe ngo baba mu gihe kandi n'umubirizi reka kumvangira ako bene abatumi ngo na kimwe kimunanira arashoboye zandirimbaga narito ariko nirayindiga je ntarabyara nyafara indirimbo yanzagamo nakatana ngo nije waundi waboragi iyo ndirimbo ya Beni na Chance niri ayinda esa ni barutse niyo marira ya Yohana oya isi ariko yari yarabaye nukuvuga ngo ari indirimbo ya Aime Frank je nakundaga ntarabyara ngavuga ngo esa nawe yutwite ndamana nzo jewe ntwite ikintu cyambere ngo nambona nzovu kane naje ikintu cya kabiri
inzana amankizwa mana yagasana na telefone mbona ko yanchumuza akavuga ati telefone ni game wandi uzibago mbaze nyazi bago yeke ko uzavuga ndavuga ngo mana ese ko ndapasanga none ushize nyafareka ngubwire ushize nagiye kubagwa ari umunsi warabitse makanika hama mvuga ngo barakoza imbuto ese uzaye muhungu nizere ko yitwa nukuvuga ngo naza mvuga ati mana we ese umuntu yoja muri salle dope afite aya makuru kini yakoza imbugito cy'umutima namucika namwe nafite depra mbwira abaganga mufite ubwo uko ndumva kuko naza mbona ibitekerezo umuntu afite uzuko naza mbwira abantu umugabo waje yaje kuvugwa yarasanga nyabyaye nyafura ngo arangize yamubwira ati se kutahoreba umwana yamubwira ngo umwana yavuze mu gihe kibi ubwo yashije mwizina rya cyari bibabaje mana ura munsi oya nyine yaje kumureba kera akoresheje n'ifoto mbere ko abona umwana yaje akoresheje kera ifoto mana ura munsi abantu reka turabisubiramo ibyo bintu nuko kuvuga ngo uwo mama yarambwiye amambwira ngo ntafite umwana ati yabona urukundo wankunze kumva wankunda ibidashoboka mu weze umwana basi mbe mu guhaba ko mari ese uzuga bumwana ikibazo ganti yewe cyo kintu nanatekereza yumva nyine ko ari uwiye yo nimva aho kuvuga ngo ni nyafura niyo yogira abana 10 mufite umuvana ngo mufite nta mwana woga yewe umwana ni ikintu gikomeye nuko reza mbona na bya bindi ngo umwana ngo yagiye ngo kwa nyirakuru oya bibaho tuzisegura umwana yagendaga jewe sinobishobora umwana wanje uziko hari igihe nagiye mu Rwanda marukwezi narabasize nabavugisha kujya kuri telefone kamamwete nibizanga bikunde ndapfa kaza nta numva umutima kuramugira turira moto uri kumwe n'abantu ukamutekereza ngo ndamutse mfuye ivyo ni ivy'abana none ari umwana wanje wambajije ari umutoya iyo nsose nyine ararira ashaka kunkurikira ko tujana arambwira ngo akingu isikuwe ivo yani ngo ntibibe gutyo ngo ariko nkubaza ngo se ngupfuye ngo natani yogira timwizira tamucira hasi mana nukuyewe nije nabonye nyafa mbere umuntu atarabyara bakazutekeza ngo kuvuga ngo akuvuga ngo mfushe umugabo nyopfa ariko iyo umaze kubyara uzuvuga ati mana yanje siko mfuye abana bajurirwa nande niyo wobona umuntu niyo wa mama wawe kaba ari mama wawe kubyara nakuvuga ngo ndi muntu gusa mvuga ngo mama yagerageza ariko ndi muntu wera wirabura ntakagira umuntu uzakubesha ngo gukundira umwana reka ibyo ngibyo byo usibye nyina w'umwana wenyine uko abana nyoko baba wenyine ubona nyoko ni wenyine ishati yanje yabaye guteyo ko akomeje kuyigo nuko yako ndagukoraho gucya no maye wanje tigeze kuja mu kiganiro ahantu ngo dushike umuntu umwe yambaye wigi umuntu abakora ikiganiro nimaze banga akagomba kuvuga nukuvuga ngo twari tuje kuganira na nyina Wamadu nyina Wamadu ari bibazo kandi bagenda babankorera subscribe kutarabivuga uko nayo yeme abakunzi barakunda TV show kandi mugende nsigiramo comment tuvuye mugende muje kwa nyina Wamadu muje kumushigikira nyina Wamadu rero nifuje ko tuganira mawiri matatu ngiye kubaza tubazo udusubize muri imihanda niki ko bakomeje kuja kuri tabuneri nyinshi ibeze biti n'ubwiza bwanje yamaye na bigwanye egiye urenze uburenze mugani wa rogi iyo urenze urarenze twabonye kubona ku masaga menshi cyane abantu benshi baba bakuvugaho urabitekereza gute wumva buri muntu wese azuka gukora inkuru urabona nka mbere hari ukuntu umuntu yamvugaga nkaza nama numva nakazangena nkajya kubera ngira igifu kagenda nkaryama nkaba nakwiyorosa na telefone nkahita nkiri ariko ubu nyine ni ibisanzwe kuba wamfatira umwanya ukumva ko ukwiye kumvuga ikintu cya mbere nico nkunda kubabwira ntunzi uri kumva uko kumbona guke ntandukanye n'uwundi we njewe wanyawe so nugenda hariya kubera views zawe ushaka kumvugaho ngo haje ngo n'ibintu byo gusesengura kugira ngo nje narumbi gusesengura nuko ukavuga inkuru warangiza abandi bakayisesengura yani
mbese nje gusesengura nabifashe nko kugutekerereza igihe umuntu yavuze ikintu bashaka kukinjaho indimi okay nyine oya ntagaruka gusesengura no kukwinjiramo bakana noneho nshobora kuvuga ijambiri uri kumva ariko wowe ukaryumva mirindi niko gusesengura so unkuramwe mu bitekerezo byanje ijambo ukanarivuga ariko warikuye muri nje ugawe ati ibyo byose uyu muntu niba yavuze iri jambo ikimurimo niki sikose buri aba yakugiye ma bari kugute ibyo bintu byo gusesengura rero ngo bahaba sesengura nk'ibyabo niba bumva ko babifitemo inyungu kandi binabagaburira abantu hano hanze beze n'ukuri nibajye bahaye ahubwo izo mana se nazikura kandi ikibazo nuko bajya simbishimirwa reka kubaze aho ngaho mama Wamadu kubera iki bikunze kuba iyo umuntu afite ikibazo kubera kutekereza ko abantu baza babogama bakajya nko kuri side imwe wowe nk'umuntu ashaka afite ikibazo ni ukubera iki baca umugane bakavuga ngo amaraso afite uburemere kurusha amazi uri kumva nakandi kubwenge twega tubizi natwe oya niko niwo muce niwo mugani amaraso yani mu Giswahili niho bawuca bakavuga ngo damu ni muzito kuliko maji uri kumva bese amaraso afite uburemere kuruta amazi so sinaje kuvuga ngo umuvandimwe umuntu twakoroganya n'urugero ngo amvuganire kandi hari amaraso ye ashobora kwirinda ashobora mvungu niko narivuze amaraso famani tuzi ko bazavuga nk'iyo umuntu urebye ko ukunda mugenzi wawe niyo noko ikosa nyine niko nshaka kuvuga mugani nyine naguciye wewe wavuze ngo damu ni muzito nyine afite uburemere ushobora gukora ikosa umuvandimwe wawe akamenya ko wakoze ikosa 100% ariko akantuka azi ko ndengana uri kumva kugira ngo akurengere ariko nibibujije kwiriya hirya niyenda yakubwira ibyo akubwira byose kandi bigakunda nuko yewe je nabonye kuvuga ngo impamvu naguhamagaye hano twagaye muri byinshi nabonye ikiganiro cawe ca mbere wakoze nje numva ubwoba cyane kukira umwana mutoya niyo waba waragize ibibazo ndashaka kwinjiramo kubwo wenda sindi umusesenguzi gashewe umva ijambo yavuze ngo igihe utekereza kwiyahura kubera ibibazo kukira umwana mutoya ufite abantu bagushamikiyeho kuko ushobora kwemera servo yawe kuyiruga kugeza kuri urwo rwego reka nkubwize ukuri inje nkunda gukoresha imigani sinzi amenye impamvu akora umunyabwenge bazavuga ngo umutwe umwe wibwira niba ari ibisazi niba ari ubusazi uzarebe nk'iyo watekereje cyane hari igihe wamuha gukora ikintu ariko undi muntu yaza akakuganiriza ugahita uvuga ati iki kintu nyine nyamara hari igihe ntakwemerera ko ncumvise ariko nyuma nkagenda nkicara ngatekereza nkavuga ati yo cya kintu kiriya kintu cyo ndakubujije bazure n'ibirimo n'ubu kuzaganje nkaja mu kagozi turapfuye ni ukuvuga ngo nyafura je ntitaye ku makuru byenda nyumvishe nayo ntumvishije nje mbajije kukubuza nimba waratekereje kuba wowe kwiyahura ukiri umwana muto ico kandi muto urabizi ndabizi cyane sinkuzi ariko bitewe n'ukuntu physical appearance siko bazavuga mwana mbabare ntacongerera nabonye kiriya kiganiro cyadabase uyu mwana mutoya ushobora kufite ibitekerezo nawe yaba afite ibibazo reka nkubwire ibibazo sikarande kandi sinumurake urumva niba ufite ibibazo gerageza bikemuke akandi kabazo kubera iki wazanye ibintu byawe hano kuri social media kubera iki musobanije ambrose kandi nizere ko icyo kibazo ari cyo cyanyuma ndakubujije gentil wambuza umunyamakuru abanyamakuru barashuka ashobora kuza akavuga ngo ngo nta bintu ngo turi bukore ngo ibiki na biki wicaye turazanye nicaye ngewe naguhamagaye ariko rero ikintu cya mbere nibanga ku nkoni baza gukubita kuvuga ngo ufite imyaka yawe ingana gutya ntushobora kwemerera ibitekerezo zawe kurokwa niba ufite ibibazo genda ushaka abantu bagukore kansaringi nanjye mama arakunda hano unyegere neza ukaba muri ibintu nemera kansaringi jana
uvuze ngo counseling ni ibinini bashobora kuguha nyine counseling ni kumvuze ko ndi kukuganya je namaze kubona kira kigano ndavuga ate sura mugore ngo kurehe nimero ziwe kuko gasimpuzi dutuye ahantu hamwe ndavuga ati se no nimero zura mwana wa mwana kiriya kintu tambere nguburi wa mwana nkurikira nk'incuro ya umwana nukuvuga ngo kimara kubona kira kigano navuze se uyu mwana bamuruze la tete ha biteze mbere cy'ibitambere nkubujije nico ikindi kintu cya kabiri urambwira impamvu wazanye ibintu biti kuri YouTube kandi unambwire ko hari umuti wabikuyemo turangize niki cyatumye uzana ibintu tuzabana sinzi ko wategereye ikiganiro nakoze naragitege naza numva gusumuje y'abantu gukubita oya ikiganiro cyaje gitangira cyo naza mvuga ati umwana ibyo nkubwiye niki cyatumye uzana kino kibazo hano kuri meri urabona nibyo nari nkubwiye urabona iyo ufite ibibazo uraza gutanga oya njye gusesema kuntaza kwisubiza impamvu mpamvu zico kibazo ni kimwe ni ukubwira ngo uze no kwezi inama umuntu kirimwo kuri nonaha niki cyatumye ukizana mbwire inama ndayitangira iwanje oya nyine nawe umuvuge nuko baza ngo impamvu wakizanye hano impamvu nakizanye hano nasobanuye ko naravuze sinangombwa ubu ko nsobanurira abantu buriya umuntu ushaka kukumva akumva niyo utosobanura uri kumva n'umuntu nawe udashaka kukumva niyo wamusobanurira gute ukaza ugapfukamisha amavi ntashobora kukumva ariko kukizana hano ndakeka ko nazanye ibibazo byanje ahubwo nazanye ikibazo mbese uruhande rumwe hari ikibazo cyateye uri kumva hari n'ikindi cinjiriyemo njyewe icyo cinjiriyemo nico nazanye ari cyo guhagarikwa mu rusengero uri kumva so nico nazanye hano noneho kubera buri amarangamutima no kubabara n'umuntu avuze gutya nawe ukumva ugomba kumusubiza gutya bigatuma uvuga ibintu bitari bikwiriye kuvugwa ari nabyo nari ndi gusabiraho abafana banje imbabazi n'abantu bankunda abantu barampamagara baravuga ati koko ibiki nyine bampeza inama nyine ndanazumva kandi narazikurikije kandi ndabakunda nabwiye abafana umuntu nkunda akankunda urukundo gukuri buriya umuntu ushobora kumbwira ijambo nkavuga ati byari byo byose uyu muntu ari kuntega iyo uri umuntu ufite ibitekerezo utekereza neza kavuga ati uyu muntu uzanga byakunda ari kuntega undi yakubwira ukavuga ati cyakoze uyu muntu ubonye abantu nka babiri wagira ubuzima bwiza nuko niyo mpamvu wakizanye ukizana hano njye nari nzi ko hari ubufasha ariko nagiye gusanga aho kuba ubufasha byanteye ahubwo kubabara kurusha so ndavuga eka mbimanure mbigabanye isukari manure isukari nuko najaga kugwara pole sana hanyuma nukuvuga ngo nange kukubaza ndetse nankwaje ibibazo bimwe kubiri nta wakizanya n'uzi byenda kirakemuka go kiza kuri kibazo nukuvuga ngo mukizana tanyungu wakibonye na habane naya pole sana icyakoze buri n'abantu bungutse bakugira inama buri nyine nico naringiye kuvuga ticyakoze buriya baza bavuga ngo ikintu cyose wakoze niyo cyaba ari ikosa ntukacicuze ahubwo ibaze ngo ryakosa ryawe rigusigiye irihe somo nuko uri kumva zansigiye inshuti kandi zimwe zizari cyane nukuri ibyo nyizo ntibyabura none nyafura tugana ku musozo bwira inama ubwira undi muntu uri mu kibazo nk'icurimo kuri no saha inama naho umuntu inama naho umuntu uri mu kibazo nk'icyo narindimo nakivuyemo gutesukiremo ndakubujije ndi guhangana nyine jegarega ndi guhangana ariko umuntu uri muri iki kibazo ikintu cya mbere namubwira no gukomera agakomera akagira umutima utoroshe akagira umutima urabona nko muri ibi hari inza nirinda gusoma komantere ariko iziwanje ndazisoma ariko hari umuntu wahise avuga muri komantere ikiganiro umuntu yankozeho aravuga ngo nyafura ngo gabanya ngo kubesha uyu muntu ntitubana mu nzu ntanzi ibindimo
agiye kumbwira ngo reka ngo gabanya kubesha. Ikintu cya mbere ni ukwihangana, ikintu cya kabiri ni ukugabanya kumva ibintu nyine ngo bimuje mu matwi cyane, nyine bitekerezeho. Agomba kugwana, akagwana mu buryo bwiwe, ibitekerezo byiwe bimubwira ko ari ubwanyabwo. Buriya ushobora kumpeza inama ariko nkavuga ati inama siyo, nje ndagwana gutya. Uri kumva? Ugomba kugwana n'ikintu wemezanyije n'umutima wawe, apana ibyo abantu bakubwira. Ibyo abantu bakubwira uzabyumve unabitekerezeho, ariko umuntu ntakagufatira umwanzuro. None inama umubwira no kuvuga ngo agenda agwana ikigabo. Nyafura reka nkubwire ngiye inama no kugira ahangaha. Genda ugwana urugamba ucecetse. Urugamba ugwana ucecetse ni gutsinda kuruta kwiha abantu. Genda ugwane ariko ugwane ucecetse. Reka gusubizanya n'abantu. Jewe naringiye kuvuga ngo tituba ntago tubana nyoranze se. Jewe ikintu nagira tushobora kumvugaho ikintu ngo namaza ngo hari abantu bateranye. Ushobora kuganira n'undi muntu iwe akiruka akaguca inyuma akaza kumbwira aba ati noneho uzi runaka ngo yavuze gutya na gutya. Uri kumva? Jewe noneho kugira ngo uze nkubwire ngo wavuze iki, ahubwo ikiza nuko nkumenye. Uri kumva? Shaka uburyo nkwitwara. Yego. Naho ibintu byo kuvuga ngo wavuze iki, burya abana abantu bakubona nk'agafu, bakubona nk'akayayo, nk'akantu. Nibyo ari mugegerageza ugwana urugamba ucecetse. None se Nyafura, numvise kuri live uvuga ngo ikibazo cyo mu ikanisa. Kurumva? None se harabura iki ngo wabarigwe ko muri kino kinyejana mutari mu kuryama ugasanga yapfuye? Ntabwo ufite my friend. Ubwo mfite se ko uko kuba baguhagarika mu ikanisa ntabwo ufite. Nje ntabwo mfite kubera ko ntaco nishinja, kandi buri icyaha nico umuntu yiyumvamo. None se arabura iki ngo yiyemeza ko ari icyaha naba ari icyaha, umutima wawe utakwemeza naba ari icyaha. None se arabura iki ngo bakubarire mama? Ibyo simbizi ni ibyabo, nibo babizi, nje ntabyo. Urakoze cyane. Inama nimwe no kubwira genda urwana urugamba ucecetse. Urugamba ugwanye ucecetse nibwo rutsinda, kandi wirinde kuvugana. Wari umuntu uzaza akakubonga kukugira inama kumbagiye kuguteranya kugwawe ruhande. Gerageza urwane kugwawe ruhande, gerageza urwane n'abantu bose amahoro. Wubahe umuryango ubaca urimo cyane gose, urimo umuryango ufite abana. Genda wubahe please, ndabubaha nabo wubahe abantu ufite abana, ubakunde, vugisha abafandimwe n'ibinaba ngombwa. Nura papa w'abandi muvugishe kuko umufitiye abana. N'uwabandi haje. N'uwabana n'umuryango w'abandi somwega. Gerageza uvugisha ura mu papa. Ahubwo andavana ntutse ndapfuye. Ngutuka. Jewe. Tukomeze. Ndakubashasha. Jewe kinama no kugira mama. Jewe arahuri ni wacu, arahuva ni wacu, mwese muri abana biwacu. Uko ngo gerageza umuntu ufitiye abana umwubahe, cyakagira umuntu uzoza ngo aguprovoke ngo ube wotuka papa w'abandi. Nawe ntakagira umuntu uzoza ngo kuvogera ngo wotuka umuryango ufitiye abana. Niyo kabone nubwo byorangira mutandukanye burundu. Ntabwo Nyafura ufite kuzambara ingofero. Umuntu wansekeje naganiye ufite izo bibazo yamubwira ngo njega ngo nije munyamurenge wa mbere nayumva zaseke nawe ngo njya munyamurenge wa mbere ngo uzambara ingofero mu bukwe bw'umwana umugore ni wambwiye ko koze ndamumenya ariko sinzi kumuzi. Nuko kuvuga ngo Nyafura inama no kugira abantu jeje kintu babwira abantu mureke kugenda gukora inkuru ngo mugende musesereze umuntu. Nimba umuntu afite ibibazo narababwiye ngo ibanga ry'umugore n'umugabo my friend, my dear friend, tukabyinshiremo. Wasanga tutugwana n'umugabo wanje Nyafura, warangiza ugasanga ko turakubitana mangumi, waza akari we dukubita. Icyo kintu warukize warukize no kubanje inama utagiye kwishura nyo kubwira ibanga rya isho mwapfuye n'umugabo wawe n'umwenyine mukizi. Gusa nje cyo nkeneye muzagane mukiranike mu ikanisa birangira naho mu bana wanyu sinubunjira nguko simwuzi. Rero inama nkubwiriye ugende ubaho umuryango wari ushatsemo n'ubundi jewe mfite icizere kuzosubirayo 100%. Ufite abana babo dufite kuzambara ingofero, dufite kuzagira uko bizogenda kose. Bari abana beza ufite ntabwo bakore mu bega bakurushisha. Bari abana n'abacu.
hariya hiki Asanzwe cyane. rero nyafasuza abantu barenga 4 cyangwa 5 bakubwira ku mutima hano dusoza ikiganiro. Abantu biyo wanje se Abantu gusa abantu kunda uvuga ngo njyewe uyu muntu n'uyu ndamusohosha. oya abantu nsohoza abantu kunda bakuba ku mutima. Hello guys. Mumeze neza. Suje icyakoze mfite abantu bo gusoza. Abantu mfite bo gusoza n'abane bane. Harimo Queen, harimo Ziza cyangwa se Jonathan, harimo Stella, harimo Nathan. Nabo bamurizo ufite zawo ndabakumagara yemaye umutima. Abandi basuza abafana bo ku maduba cyangwa bagwanisha. Oya no kuri ndabakunda abantu bose nje nkunda abantu bose kubumwe ntarobanuye niyo waba unyanganje ndagukunda kandi niyo iyo unyanze nkabimenya kuja ku ruhande ariko nje sinkwanga. Urakoze cyane yeme ndabashimiye ico nasaba mugende mu mukundane urukundo kwa kivandimwe muza mwandika comment nziza. Je kuri ukunda TV show ndaba umuntu wandika comment imwe mukomeza muri uwo murongo mwiza nubona ko ugiye kwandika comment wanditse comment imbe barambwira ngo nyisibe ndaya nyisibiri ikareka kuko nubisiba uzawirukanye mu custom kujye umuja gutanga comment aba yategereye ikiganiro. Guys njya bakunze bakunda TV show ndabakunda ese niko tubanyafanya kujye kuntwabwira ngo guke none ayi mwizina ryanyaga basi gira guke izo ni imvugo zanyu za umwana wanje ahita nzaniro mbwira nganye ngangorera gira guke nyine guke igirisha kuno kuboko kundi gukora igitambame gentil nje guke ngire guke nga abakuze bakunda TV show mukomeze muri umurongo uyu muvyeyi mumugira inama ariko inama mumugira inama mumugira inama uyu muvyeyi inama nimwe agende atahe muri Kongo atasubire mu rugo afite abana beza umuntu ufite ukeneye umugeni afite umukobwa witwa Queen. Yesu we ese ni mu diaspora cyokene marayikasha Jane nshaka umuntu uzankundira umwana gusa akamuheza naho mu diaspora nuko mugende mugire nyafuraha inama mumubwira atahe ndamubushije je off camera arukuntu nza kumuhonda n'ibiti agende afite abana beza ashatswe mu biremwa ase ukikora mu biremwa kaje nkaje wo kwikora mu biremwa ukaje abantu ni biremwa twego turi bibumba nuko ndagushimiye turi bibumba n'abandi babiremwa nuko ndabashimiye mwese mwakurikiranye kino kiganiro muze kwandika comment nziza murebe ikiganiro mukirangize muze kunkundira umutumirwa wanje ni mwiza ni kizungereza ni gipushuri ni gitomato mugani wa Divoire mwandike commentaire nziza mumugira inama muze mbareke kubabazanya muzo umuntu wanyara babaye muze mwiga kumwegera kumugira inama nziza ubundi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.